Umuhanzi w'indirimbo zihimbaza Imana Snack yajyanwe mu rukiko na producer Maye amushinja ko indirimbo Waymaker ariwe wayanditse ariko Snack akayiyitirira. Ibi Snack yabihakanye yivuye inyuma ndetse akaba ari gucibwa miliyari 5 z'amanayira. Ni umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Uwiteka. Naho turacyari mu myidagaduro, ndagira ngo nkubwire ko indirimbo wari umaze iminsi uri gukunda Best Friend, indirimbo ya Bwiza ndetse na Ben. Iyi ndirimbo ikaba yari imaze iminsi yarasibwe kuri YouTube. Ubu ngubu rero nyuma y'aho indirimbo Best Friend ya The Ben na Bwiza isibwe kuri YouTube bitunguranye, Ayo Beats wayisibishije yavuze ko yabitewe no kuba hari bimwe mu bihangano bye bwite byakoreshejwe muri iyi ndirimbo. Icyakora avuga ko bidakomeye, ba nyiri indirimbo nibemera bakagirana ibiganiro ngo bashobora kuganira ibingibi bigakemuka. Ngayo nguko ni indirimbo murimo gukunda muri iyi minsi irimo kugenda ibice bigacika hanze aha ngaha. Indirimbo rero ikaba yamaze kuvanwa ku mbuga zose icururizwaho. Ibingibi rero ukaba ubyihishe inyuma ari uwitwa Ayo Beats. Uyu nguyu rero akaba yavuze ko akeneye kugirana ibiganiro na ba nyir'ubwite ngo bakumva bishoboka bakabona kuyigarura. Umuraperi Nasty uturuka mu gihugu cya South Africa yamaze kugera mu Rwanda, aho yitabiriye igitaramo Shine Boy Fest. Ni igitaramo cya David, umuhanzi ugezweho hano mu Rwanda. Umuhanzi kazi Tems yemeje ko muri 2025 azaba ari i Kigali arimo gutaramira abanyarwanda abakunzi b'ibihangano bye. Ni mu gihe nyine turi mu mpera z'umwaka, turimo kugenda twinjira mu mpera z'umwaka. Hari ahantu henshi rero ho gusohokera, hari ahantu henshi hazaba hari igihe cyo gutarama nyine ufite ahantu henshi uzasohokera. Niba ukunda gusohoka birakwiye ko wagenda ukajya kwiryohereza muri Kigali mu gihe bano bahanzi b'ibyamamare bazaba baje gutarama. Mu yandi makuru nuko muri Tanzania, ni ukuvuga mu murwa mukuru Arusha, hagiye kubera inama yo ku rwego rwo hejuru ihuza abaminisitiri bo mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC. Ikaba ari inama iteganyijwe kuri uyu wa gatanu, ikaza kwibanda ku ngingo zirimo guteza imbere ibi bihugu byombi ndetse baganashyira imbere ubuhahirane, ikoranabuhanga ndetse no kwimakaza amahoro n'umutekano muri kano karere ndetse n'u Rwanda ruherereyemo, ni muri Afurika y'Iburasirazuba. Ayo ngayo ni amakuru agezweho utabura kumenya muri kano kanya. Tukiri mu makuru agezweho, ndagira ngo nkubwire ko ikindi kirimo kuvugwa, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe avuga ko nubwo RDC yemeye amasezerano yo gusenya umutwe wa FDLR, ariko bigaragara ko iki gihugu kitifuza amahoro mu karere giherereyemo. Ni nyuma y'uko u Rwanda na Congo basinyanye amasezerano avuga ko bagomba gushyira hamwe bakarwanya umutwe wa M23 ndetse na Congo nayo ikirukana cyangwa se ikarwanya mu buryo bugaragara umutwe wa FDLR ugizwe n'abasizi bakoze jenoside mu Rwanda. Twiruka cyane tunyarukire ku kindi kinyamakuru, tukubwire ko umuyobozi wa NESA yagize icyo avuga ku mpinduka zagaragaye ubwo hashyirwaga abanyeshuri mu byiciro by'amanota, cyangwa se ubwo uko amanota yagaragaje mu Rwanda abanyeshuri nyine. Ikindi ni uko reka nkurebere byinshi kuri iyo nkuru. Hagiye humvikana abana batagiye bishimira uburyo ibingibi byahinduwe, uburyo ngo abanyeshuri bagiye bahabwa amanota. Bivugwa ko uwagiye munsi y'amanota 50 atazigera abona diplome. Rero Dr Bernard Bahati, umuyobozi wa NESA, yasobanuye ko impinduka ziherutse kugaragara mu kubara nk'uko nabikubwiye no gutangaza amanota zaturutse ku kuba u Rwanda rwarihaye intego yo kuzaba ari igihugu gifite ubukungu bushingiye ku bumenyi n'ubushobozi
bw'abaturage barwo. Uyu muyobozi wasobanuye ko ari zimwe mu ngamba zo kuzamura ireme ry'uburezi hano iwacu mu Rwanda, niyo mpamvu izi mpinduka zose zabaye kandi zigakangaranya abanyeshuri, aho umwana utarigeze abona ayo manota amwemerera guhabwa diplome ngo byemewe ko azajya gusibira kugira ngo abashe kubona diplome. Kuri uyu wa gatanu rero Rwanda Parliament iri kwiga ku nshingiro ry'imishinga y'amategeko agenga urwego rushinzwe ubutasi kuri imari ndetse n'iryerekeye gukumira no guhana ihezandonke, no kuvuga ikizwi nka ruswa. Rero ni ukuvuga ko barimo kubyigaho kugira ngo byibura barebe ko nta cyazamunga ubukungu bw'igihugu. Reka turebe no mu zindi nkuru. Izindi nkuru ni uko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umuvugizi w'uyu mutwe Laurence Kanyuka yongeye kugira icyo avuga. Yavuze ko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu igisirikare cya Kongo FARDC cyabyutse kirasa mu birindiro by'uyu mutwe ndetse no mu bice bituwe cyane n'abaturage nka Kikubo. Ni ibintu byagiye bivugwa mu binyamakuru bitandukanye, aho uyu mutwe n'ubundi wasinye kandi ugasezeranya ko utazigera wicara ngo urebere ubwo bazaba bari kuwurasaho. Iyi nkuru ndaje nkubwire mu kanya, ngira ngo mwari mwaranabinsabye ko kongera nkajya mbabwira uko muri Kongo byifashe. Ni ukuvuga rero yuko umuvugizi wa 23 abyutse atangaza ibingibi ku itariki ya 29, ni mu gihe bavuze ko ubwo ingabo za Kongo zitazigera ziha agahenge uyu mutwe wa 23 ngo nawe utazigera ubaha agahenge. Inkuru yindi ni uko abakoresha ubujura bw'ikoranabuhanga ni babandi tuzi nk'abahakazi b'ibyasaga miliyari 62 z'amashiringi muri banki y'igihugu cya Uganda. Ni ibiri kuvugwa hariya nyine muri Uganda, ni ukuvuga ko akayabo k'izi miliyari 62 zimaze kugenda kubera abahakazi. Ni ibintu biteye ubwoba cyane, ni ibintu bizamunga ubukungu bw'igihugu. Nyuma yaho ICC isohoye inyandiko zo guta muri yombi Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ndetse n'uwahoze ari Minisitiri w'Ingabo Yoav Gallant, Israel yafashe icyemezo cyo kujuririra izi nyandiko. Iyi nkuru ngira ngo nari nayikubwiyeho. Rero ni ukuvuga ngo abayobozi ba Israel bavuze ko bagiye kujuririra iki cyemezo. Ntabwo tuzi niba kukijuririra ahari wenda bari bwemeze ibyo Iran yavuze, bavuga ko ngo kuba barabashyiriye impapuro zo kubata muri yombi ngo ibyo bidahagije, ahubwo bari bakwiye kwicwa. Mu karere ka Nyanza twiruka cyane, mu murenge wa Busoro, mu kagari ka Shyira, mu mudugudu wa Gahogo, harimo kuvugwa umugabo witwa Jean Paul Hakizimana afite imyaka 38 wigishaga mu kigo cy'amashuri cya GS Gitovu, wagerageje kwiyahura kubera ibibazo yari afitanye n'umugore we, ariko Imana ikaba yakinze ukuboko, akaba yagejejwe ku bitaro atarashiramo umwuka. Nibiri kuvugwa nyine hariya mu karere ka Nyanza, ibintu biba bidasanzwe cyane kumva umuntu nk'uyu nguyu ufite aho akura imibereho akaba yifata akiyahura. Reka ngushimire cyane mu kanya, ndaje nkubwira ku makuru agezweho, ku nkuru nigeze gukomozaho ivugwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'andi makuru arabagezweho, nayo ndahita nyakubwira. Kabwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Shalom shalom.